wena no kuba yaba yarararanye muri hoteli imwe n'uwitwa Alexis Muyoboke ibyo ntago mbizi neza nabyo wenda iyo biza hanze aho ari kuza wenda bakabivuga bakigendera urumva kugira ngo n'abantu wenda banamenye n'ukuntu binameze cyangwa se n'iki nta kibazo ariko bitaje kugira ngo wibasire umuntu navuze kuri Kasuku ikintu namugaye yewe nukuba hari amagambo akoresha wenda utakumva uri kumwe n'ababyeyi cyangwa se n'abana bato ko bira bisanzweho yego nyine nagari ikintu cyiza nagari ikintu cyiza twa tumenye ko Kasuku wenda tukibigarasha n'abandi n'ibiki ariko ubuse mu muco nyarwanda buramenyerewe bira byo kuzana kuri social media tujye tuzirikana yuko ibyo dukora n'abana bato bashaka kubigira abayazanyeho mangara nguhangare urabana bato bashaka kubigiraho rega baze nk'umubyeyi ufite telefone uri kumva ikiganiro cya Kasuku kajya kumva urugambo ruremereye kuriye uri kumwe n'abana bawe batoye naga abantu bishimiye amatiku ya Kasuku n'umuntu utwa Jihad yego abrima turwaza mu mutwe yego nanye nshobora kuyariramo nkavuga ni mu my content kanigire kuri YouTube ariko abafana nago bibanejeje kubona yuko murimo murashwana abantu bakene bya bintu bibasetsa baruhura mu mutwe dukeneye kubona Kasuku nyine kuri kamera y'amakaraga wa mudigi we nyine asetsa abantu rwa mujyi wakoramo inkuru nyagashimisha abantu ntabwo dukeneye kubona nyine bazanamo ibintu bya family numvishe Kasuku avuga ngo Jihad ngo ndangire mama wawe tujye twisangira nubwo dukeneye kumva Jihad avuga ngo hari umuntu wakundanye na Kasuku witwa ngo na Deja nzazana hano hanze nkazidarapo uwitwa Jihad avuga yuko icyo gihe witwa Kasuku mo propose ko yamuha akazi yuko ngo hari ukuntu Kasuku ngafita akorana bya hafi na leta y'u Rwanda ngari izindi ndungo bajye bafatikanye cyangwa se hari ukuntu yazamugezayo icyo kintu ndazano nko kugihakana kuko Jihad mukoresha ari amagambo mu gukoresha ari amagambo biba bisa nkaho nagaho uguharabika Kasuku ahubwo n'uguharabika igihugu cyacu cy'u Rwanda kandi igihugu nemera yuko gifite amahoro ari igihugu tambara igihugu cyiza kiduha ubwisanzwe cy'amahoro n'umutekano bivuze ngo hari ahantu ntabwo utangaza inkuru ntabwo uri mu mujyo w'itangazamakuru hari ahantu bawinjiye mu mujyo w'ikinamico wo kuvuga tiyatere cyangwa se kubwira abantu dukuru tugoshe udusito rukabahimbira ukabazanira nimba muzi historia yanyuraga kuri Kiss FM mu gitondo ngo rujyana bivuze ngo nicyo kintu Jihad arimo arakora naga kiri gutangaza inkuru uwitwa Kasuku na Jihad rwambikanye abatangaza baravuga ati hagatangaha ninde uri butsinde yego uwitwa Kasuku yaje gukosora imvugo za Jihad Jihad urimo rakoresha imvugo we yita ko zidahwitse akazikoresha mu makode aho avuga DJ Mifupa abandi bakumva abandi wowe uru rugamba rwa Jihad na Kasuku uri kuribona gute nange reka nkubaza ikibazo kivuga ngo ninde uri mu kuri hagatanga hano nabo bango bose bari mu kuri hano karukanye dufite ikibazo cy'abagabo babiri muri showbiz nyarwanda bamaze kwifata nka hari yabo bamaze kwigira nka ari bo bahetse showbiz nyarwanda cyangwa se bahetse imyidagaduro nyarwanda ku bitugu byabo ngo navuga witwa Kasuku n'uwitwa Jihad yego kuko kano kanya nibo bantu ikibuga navuga ko gicuramiyeho kano kanya yego ngira ngo uwitwa Jihad n'umuntu witwa Kasuku bose nta numwe uri mu kuri kuko showbiz cyangwa se entertaining abantu tubitandukanye n'ihangana nago ibintu turimo ari ihangana nubwo ari n'intambara twa dukora imyidagaduro kugira ngo dushimisha abantu nago tubikora kugira ngo hazemo intambara cyangwa se n'ihangana ndagira ngo mbibutse ko umuntu witwa Jihad afitanye ibibazo n'umuntu witwa Kasuku cyangwa se Jessica Mipango guherana kera n'ubundi sibyo cyangwa abantu ibyo bintu barabizi bivuze ngo iyo umwe abonye undi hari ahasitaye undi araza akatakiraho ibi ni ibintu byatangiye mw'abantu mwe mu gitaramo cyabereye muri Uganda ariko uwitwa Jihad nabonye wazanye content agasonga bugari navuga ngo yakavuguruye azanya content zo kuza gukora inkuru ariko amazina akaza yavuga mu makode aho yaje akora inkuru y'umuntu witwa ngo DJ Mifupa n'umuntu witwa Papa Bebe yego aravuga ati igitaramo cyabaye hanze y'igihugu ibintu nk'ibyo niyerura umuhanzi wari waje bivugwa yuko manager we witwa Papa Bebe umudije bajyanye ndetse bajyanye no mu ndege bamutegeye n'indege bararanaga muri hoteli kugira ngo agire gute bamuhe kuba yacuraga umudije wa mbere muri kira gitaramo arongera garuka bavuga yuko uno mudije atigeze ahurira n'uno muhanzi kuri stage yego abantu benshi bose sengwa aravuga ati se umudije uruka kujya gucuranga hanze y'igihugu cyo mu Rwanda
wategewe indege nindi kubyo yakitwa DJ Mifupa nubasanga n'umuntu ngo witwa DJ Flix abandi basesengwe basanga mu manager bavugaga cyane ko n'uwitwa Pioneka ejo mu kiganiro arabivuze mu kiganiro kore kuri 3D basanga ngo mu manager witwa Papa Bebe n'umuntu witwa Alex Muyoboke aho Pioneka yavuze ati Alex Muyoboke nta mugore agira kuba rero yagira uko yirwanaho yekaye kitaba ari ikibazo nuko Pioneka yabisobana bivuga uwitwa Jade akimara gukora iyo nkuru yo mu makode abantu benshi batangiye kumwataka nibwo yashavuga yuko uwitwa Papa Bebe nakavuga ko uwitwa DJ Mifupa atari mu gihugu cy'u Rwanda atari umunyarwanda abo nabaza bati se Jihad uratubwira inkuru z'abanyamahanga ngo zitumarira iki zidufasha iki kano kanya ko tuvuga showbiz nyarwanda muri Tanzania amakuru arimo aravugwayo ako ntabwo twaza ngo tuyavuge kuko ntago turana cyo tubwiye muri Amerika hari amakuru avugwa mu byamamare byaho ako ntabwo twavuga ko ntacyo bitubwiye bivuze ngo showbiz dukora showbiz nyarwanda uratubwira amakuru yo mu DJ witwa Mifupa utari umunyarwanda ngo bitumarira iki uwitwa Kasuku ni kubwo yase yitereka kuri live avuye ko amagambo uwitwa Jade yakoresha atari amagambo meza cyangwa se amazina yise uriya mukobwa uriya mwana w'umukobwa witwa DJ Flix nubwo DJ Jade atabyemeye atari amazina meza anagaruka ko atari amazina meza bitewe n'amateka y'u cy'u Rwanda rwanyuzemo atari ikintu gikuye kuba atari ibintu abantu kuba bakurura ngo bitana amazina ibintu nk'ibyo ngibyo bitandukanye uwitwa Kasuku agikora iyo nkuru cyangwa se iyo live ashyiramo akantu kababaje witwa Jade ashyiramo ijambo rivuga ngo igitinganye cyangwa se umutinganye abo ngo Jihad yego ngo Jihad ni umuti w'umutinganye akoze inkuru imeze ukuntu uko nibyashimisha Jihad kwitereka rero yakoze live amaze gukora live nibwo noneho yaje asubiza uwitwa Kasuku navuga yuko ari wo hantu bifu yaturutse cyangwa se yagiye irakorera amaze gusubiza uwitwa Kasuku nibwo hajemo akantu ngo naza mu gihugu cyo mu Rwanda cyangwa se muri Kigali ngo bazisurana cyangwa se ngo duhangane ngo mu gihugu cyo mu Rwanda ngo ibiki n'ibiki Kasuku mu kwitereka nabwo Kasuku ari umuntu ukunda gukoresha amagambo menshi amagambo asesetsa cyangwa se yo muri kumwe muri bifu akona gukoresha akakoni bita ngo sinabyaye yego shaka gucara kaho kubita batisha ntabwo nigeze ngubyara kubita inkiza amagambo nk'icyatanu ko ati ngise nigeze ngubyara bivuze ngo naho ngaho bifu navuga ko yaturutse ariko uwitwa Jihad agaruka muri bifu ari hano nabonye n'uwitwa Rayira yarihoza ari manager witwa Dorimbogo nyakwigendera no yagarutse avuga ngo Jihad abashinzwe kubirwa neza bapime barimba na ibindi bikoresha afata bituma avuga ari amagambo cyangwa se bituma akora inkuru muri buri buryo cyangwa se muri uriya mujyo mw'abantu mwe witwa Jade waje akora inkuru agaruka ku bintu nge kano kanya nananenga cyangwa se ndibuhakane cyangwa se ndibuze kwibaza nise byashoboka gute muri live ejo bundi yakoze yavuze yuko uwitwa Kasuku yashatse kumuha akazi kajya mwishyura 400 Jihad arabyanga ngo bitewe nuko ari amafaranga afata agashyira mu modoka gataha yamaze hera byanashoka simbizi buriya hari ukuntu nawe ifite igifu gitema basanga yirira kubyaka pe urumva cyangwa se ari nanda yashora uwitwa Jihad avuga yuko icyo gihe uwitwa Kasuku amo propose ko yamuha akazi yuko ngo hari ukuntu Kasuku ngafite akorana bya hafi na leta y'u Rwanda ngari izindi dirungo bajya bafatikanye cyangwa se ari ukuntu yazamugezayo icyo kintu ndazanu nko kugihakana kuko Jihad mukoresha ari amagambo byavuzwe kenshi mu gukoresha ari amagambo biba bisa nkaho nagaho uruguharabika Kasuku ahubwo n'uguharabika igihugu cyacu cy'u Rwanda kandi igihugu nemera yuko gifite amahoro ari igihugu tambara igihugu cyiza kiduha ubwisanzure cy'amahoro n'umutekano nago numva buryo ki umuntu civile uri ngari uri hasi Kasuku akorana byafi na leta y'u gute bishatse kuvuga yuko nyine leta y'u Rwanda ari ukuntu ikorana n'abantu gutyo bya hafi nyine baba civile bivuze ngo nago Jade yarasebeje Kasuku ahubwo ari yaraharabitse leta y'u Rwanda ari nayo mpamvu Kasuku yananiwe kubyihanganira yego bivuze ngo icyo kintu nago nacyemeye munyumve neza nago nacyemeye leta yacu nago akora ibintu nk'ibyo ngibyo sibyo igihugu cyacu nago cyakora ibintu nk'ibyo ngibyo pe tubyemeranye nago leta y'u Rwanda yakorana na Kasuku sibyo ushobora gukorana ndangabanyarwanda bisanzwe kuko nese ubundi gukorana n'iki ushobora gukorana nyine mu bintu bitandukanye nyine n'undi leta yuramo n'abaturage biraho ngaho ariko ngo Kasuku ngafite ukuntu ngakorana bya hafi na leta y'u Rwanda
ira tutagiye kure n'ubundi ikibazo nakubajije ndi kumva aho cyerekeza nkurikije uko uri kugisubiza watangiye umbwira yuko bose wenda bakoze amafuti ariko uruhare runini ndi kumva n'ubundi uri kugaruka kuri jihad iriko yakosheje cyane nje ndi kujyamo hagati uri kujyamo hagati mbonereho nkubaze ese ibi bintu jihad yatangiye gukora usibye ko bisanzwe ariko ubu ntekereza ko yabivuguriye ndetse yanabyaguye byo gukorera inkuru mu makode ibi bintu wowe urabiha iye improvement nziza mu myidagaduro nyarwanda ibyo gukora mu makode ko atari itangazamakuru gukora mu makode ntago ari itangazamakuru wenda jihad kamivuga uko wenda munambare kwa nibanze kuri jihad gusa navuze kuri Kasuku ikintu namugaye yewe nukuba hari amagambo akoresha wenda utakumva uri kumwe n'ababyeyi cyangwa se n'abana bato ko bira bisanzweho yego nyine nagari ikintu cyiza nagari ikintu cyiza twa tumenye ko Kasuku wenda tukibigarasha n'abandi n'ibiki ariko ubuse mu muco nyarwanda buramenyerewe bira byita ubuse bira byo kuzana kuri social media tujye tuzirikana yuko ibyo dukora n'abana bato bashaka kubigira abayazanyeho mangara nguhangare urabana bato bashaka kubigeraho rega baze nk'umubyeyi ufite telefone uri kumva ikiganiro cya Kasuku kajya kumva urugambo ruremereye kuriye uri kumwe n'abana bawe batoye ubwo se uvuze ko jihad ari wavuze ibyoroshye nako mvuze wenda jihad kuba yaravuze hari bose navuze ko bakoze amakosa kuko nimba avuze DJ Mifupa abanyarwanda n'abanyabwenge bahita bumva ko ari igitutsi cyane ariko nanone muri ari amakode nago wenda abantu babitekereza ukundi n'ukundi ariko nago umwana muto yaza ngo ahita amenya ibyari byo kuko nawe kano kanya izina waryita yego wakwitanga igihe nitwa DJ Mifupa wabyita rwose sibyo ariko nanone ikintu cyeruye naga ari ikintu wakumvisha umwana mutoya sibyo acyo ikintu cyo nanengeye witwa Kasuku na Jihad amagambo ko nari kujyana ino showbiz abikuza n'ibindi bintu babivemo sibyo iki kintu nyine gicike kinavemo rwose igihugu cyacu turitambara dufite amahoro nyeka yuko turi n'igihugu cya mbere mu gihugu mu kwisi gifite amahoro ya danje ko dufite ubwigenge dufite ubwisanzuro mw'abantu umwe umuntu uzibwira yuko aje gusebya igihugu cy'u Rwanda nanjye ndari ku munwa guhangana nawe icyo kintu nyeruri hano kuri kamera wariyemeje kwitereka icyo kintu nyeruri hano kuri kamera akubijyanye n'inkuru witwa Jihad arimo araza agakora mu makodi navuga yuko biriya bintu ntago bigize itangazamakuru niko kuntu nge mbyumva kuko ntago uzaza ngo umbwire ngo karitsenze nkuru bakoze abantu benshi bakomeze kubisanisha hariya muri Kina Music na ba Platini gusa umva yinakoresha amazina muri Bibiliya imijyo muri Bibiliya nk'ibyo ngibyo bivuze ngo hari ahantu ntago utangaza inkuru ntago uri mu mujyo w'itangazamakuru hari ahantu bawinjiye mu mujyo w'ikinamico wo kuvuga theater cyangwa kubwira abantu dukuru tuyoshe udustori ukabahimbira ukabazanira nimba muzi story yanyuraga kuri Kiss FM mu gitondo ngo rujyana bivuze ngo nicyo kintu Jihad arimo arakora naga kiri gutangaza inkuru kuko nuzwe ngo uyu yari umukoresha w'ikoro yari umuhereza w'ikoro ngo bahurana ibyo ntago bigize inkuru kuzaza nkunu kunze ngo Jihad yakoze ibi nkamwero abantu bakamenya ko ari Jihad bakaza ngo Aneti Muravu yakoze ibi bivuze ngo nyine abantu baramuzi ko Aneti Muravu utangaje inkuru n'umuntu ramworohereje mu kuba yamenya ya nkuru yego naho nuzita umusesenguzi cyangwa se umunyamakuru usana mu makode bivuze ngo abafana bawe nibo basesenguzi yego kuko uri kubabwira mu makode bo bagasesenguza buri murabavuna mu mutwe uri murabarusha mu mutwe bivuze ngo witwa Jihad akazi katangiye kwa kana mu munanira deje gusa nimba arahawe akazi kuri The Dynamic ngazavuga inkuru akarema azivugira mu makode zinga akazi kamunaniye ntakakiri kuvuga inkuru nk'izo yavugaga cyekaremba aribwo mwaye ari we umukira wawe ati duhindure twikoreye ikinamico na theater nago bikiri inkuru ni ikinamico na theater kugira mu makode ntago ari inkuru nese ubu tuvuge nimba njano ngasanga nk'umuntu yiyahuriye hano mu muhanda cyangwa se imodoka iri mugonzi zaje navuge ngo tubonye witwa Nebukadinezari w'Iroma ngo nuko ngifarashi ukabishira mu makode bivuze ngo naga ari inkuru iyo naga ari witwa Jihad naga ari gukora inkuru bino usha mu makode bivuze ngo hari n'igihe mu makode ushobora kuvujyamo n'ibindi bintu birenze cyangwa se binasebetse ukabivugira mu makode cyangwa se bitagakwiye no kuba byavugwa bikazatuma abantu babisesengura bagasanga ari ikindi kintu runaka rushatse kuvuga kitari cyiza bivuze ngo kuvugira mu makode nago bigize inkuru mw'abantu nimba ushaka kuvuga inkuru we no kuri kamera werure uvuga umuntu runaka nyine tumumenye uvuga ngo kingira igihe cyase byagenzo nimba ari DJ Flix reka ko ari kuzwa ngo witwa DJ Flix n'uwitwa Muyoboke amakuru mfite nuko
hari hoteli babagamo bararanaga ninde uzakuvuga nabi kari inkuru bose ari abanyamihanda bishyize mu mihanda nimvuga Muyoboke azambaza uri mu mihanda muri hoteli si ikibazo sinumva ko kereka ninje muri famiye yabo ariko ukavuga umuntu uri mu mihanda nyika ko nta kibazo no kuba bararana muri hoteli nimba umwe yarasabye undi ndakamuha icyo si ikibazo ibyo ntabwo ari ikibazo nimba umwe yaravuze ati wamaye ndakwiyinze ukaba uyifite iyo nkuru ukaba uyifite ngwino uyishyire hanze uzidarape wa mugani wawe bizana mu makode uharabika abana b'abane ngo DJ Mifupa urumva gerageza nyine ntabwo ari ikintu cyiza nyine amakuru numva twasorezaho nabonye uwitwa Alexis Muyoboke yiteretse aranavuga ubanze commentaire yabonye nawe zamukozeho nawe akazumva gutyo aravuga ati nimba mutangiye kwibasira uyu mwana w'umukobwa mbyaye inshuro zigera muri 3 nta nubwo mubyaye rimwe mubyaye 3 kuri ya mano twamuhaye platform mu bivuga neza kuki mwabinaniwe kubivuga kuri DJ Flix ese bijyana n'ibya Kasuku yavuze ati Jihad witeretse nabi ese ko tuzi neza ko Muyoboke ataragafuka imvugo arimwe akavuga ati we yanabyivugiye ati ngewe iyo nyinjiriye nkabona yuko wangezeho neza kandi ugamije kunsenya cyangwa kunsesereza twiyambaza amategeko none ibi bintu bya Jihad natitwara neza mu mboni zawe nkuko Gasuka bivuga ari kubivuga aho ntari bwisange mu maboko ataraye kuri Alexis Muyoboke ndabanza bwe kino kintu ni umunyamihanda ari mu mihanda sibyo kuba hari inkuru yamuvugwaho inkuru wayivuguruza ari ukuntu umuntu ashaka kuvugaho inkuru wakumva ari weho ukavuga ati no nkuru yivuguruze cyangwa se nshaka kwisiba kandi inkuru ari nayo kuba Alexis Muyoboke hari inkuru yamuvugwaho akiyambaza amategeko kereka ari uwarengereye bivuze ngo kuvuga inkuru kuri Alexis Muyoboke ngenda mufara ni manager be byose ndamwemera ukuntu nakora ibintu bye ko hari inkuru yamuvugwa mu mihanda ukaza ukayidarapa hanze itari bukomeretse itagire cyo yangiza cyari kigira ikintu mwangiriza numva ko nta kibazo kibiremo ikindi kintu mwibuke mu kigano cyabereye kwa Emma Empire cya DJ Flix avuga ngo mwabasore mwe ba papa banyu baradukunda nshaka kugaragaza yuko nyine yikundirwa n'abagabo bakuru ntabwo cyo nshaka kugarukaho cyangwa kugira ngo ntabwo ko uwitwa DJ Flix yahaye platform bizahabwa platform nini sibyo n'ikintu abantu bari kuza kubona akajya gute bakaba bavugaho wena no kuba yaba yarararanye muri hoteli imwe n'uwitwa Alexis Muyoboke ibyo ntabwo mbizi neza nabyo wenda iyo biza hanze aho hari kuza wenda bakabivuga bakigendera urumva kugira ngo n'abantu wenda banamenye n'ukuntu binameze cyangwa se n'iki nta kibazo ariko bitaje kugira ngo wibasire umuntu cyangwa se iyo nkuru abona ari ikintu bwangiriza umuntu ukayireka buri hari ibintu bibera mu bwihisho mwabana mwikambye mbabwira sibyo naga makuru aba mu cyumba cyanjye ari ngo ngaze kuri kamera nta nubwo amakuru abera muri hotel aho naraye ari ngo ngaze kuri kamera hari cyo twazanye no kuri kamera Alexis Muyoboke ni manager mu bijyanye n'abahanzi na manager umuhanzi naye muzaze mu bimubwire naye amafaranga y'umusani runaka muzaze mu bimubwire ariko kujya kumuhara ko amugani ku mwana byaye nabwo ni ikindi kibazo kabone naho byabaye da byabaye urari ukuntu ushobora no kubaza wenga jya tukajya gukora inkuru ukabanza ukabaza Alexis Muyoboke kuko mwese muri abantu banini ati se no nkuru nibyo byagenze uku kuva ko n'inkuru nta kintu imutwaye iyo tubone nyine n'amahoro tuyasakaze mu gihugu cyo mu Rwanda cyane yuko n'ibintu dukora showbiz nyarwanda ntago ari ibintu byihangana ni ibintu byo kugira ngo dutume abantu bishimye yego naga abantu bishimiye amatiku yakaswe n'umuntu utwa Jihad yego abirimo turwaza mu mutwe yego nanye nshobora kuyariramo nkavuga ni mu my content kanigire kuri YouTube ariko abafana nago bibanejeje kubona yuko murimo murashwana abantu bakene bya bintu bibasetsa baruhura mu mutwe dukeneye kubona Kasuku nyine kuri kamera y'makaraga wa mudigi we nyine asetsa abantu rwamujye wakoramo inkuru nyagashimisha abantu nabo dukeneye kubona nyine bazanamo ibintu bya family numvishe Kasuku avuga ngo Jihad ngo ndangire mama wawe tujye twisangira nubwo dukeneye kumva Jihad avuga ngo hari umuntu wakundanye na Kasuku witwa ngo na Deja nzazana hano hanze nkazidarapa bivuze ngo mutangiye kuzana abantu batari muri ino mihanda mu mihanda bivuze ngo mutangiye kurengera kandi mwese mwatangiye kurengera kuko Jihad yarengereye ahubwo ngazazana inkuru z'umukobwa wahoze akundana na Kasuku imyaka 8 bivuze ngo warengere kuba ugiye kwinjira mu buzima bw'umuntu butari muri ino mihanda na Kasuku warengereye uzana mama wa Jihad uvuga ngo nzamuzana tujye tujya ibintu ikizawe na Kasuku yakoze nuko atavuze izina bitandukanye na Jihad azakavuga n'amazina kayadishyira hanze bize ngo rero bose barengereye
nibisubireho ino showbiz tuyubake mu buryo muzima naho ushaka kwiyubaka nk'imbobo cyangwa se nk'ibirara mw'abantu. Yego aha reka twisoreze twitangariza n'iyi nkuru nziza mu kiganiro cyacu nuko inkuru yo kwishimira nabonye uwitwa Bruce Melody kuri album ye yitwa Colorful Generation ku mbuga nkoranyambaga zose imaze kumvwa n'abantu barenga miliyoni 4. Icyo ni ikintu cyo kwishimira, miliyoni 40 ya ni ikintu cyo kwishimira, urumva ni ikintu cyo kwishimira. Iyo ni inkuru na breaking kugira ngo n'abantu bajye bumva yuko ntago tujya mu matiku ngo tuvuge ayo matiku tuyaheremo. Ni inkuru nziza ziri imihanda tuba tugomba kuzivugaho mu makuru yose twavuze aho twahereye ndetse n'aho tugeze. Nicyo wakibwirira abanyarwanda nka King Ira umufuzi muri showbiz. Icyo nababwira nta kindi mukande subscribe kuri zino YouTube channel ebyiri YouTube channel ukarebyere ari yitwa GB Empire ni YouTube channel nziza n'urageza amakuru agezweho muri myidagaduro. Ikindi kintu ni mukande na subscribe kuri YouTube channel yitwa Ira Nation TV. Murakovuga ko zino YouTube channel ntago ari izacu. Ibiganiro biramutse ari ibintu bidushimisha twebwe ubwacu nyine twakabikoze tukicara muri salo cyangwa se mu cyumba tukabireba tukabisijo tukarikodinga ibindi. Ariko impamvu tubyaplodinga ni ukugira ngo abanyarwandakazi mu birebe munabisapotinge kugira ngo ibintu bikomeze bigende neza kandi tuba amakuru ari imihanda naho tuzarengera kanye nsoza mvuga kano kantu nago turi namakemwe aravuga urango n'intungane bwira 10 uze ngo nshobora no kwa nakoze n'inkuru nkakara kantu navuze we nakakansuko cyangwa se niki no byababaje mujye mumenya ko tutari intungane. Biroroshye ko waza kuri GB Empire bariho namba za GB no kuri YouTube channel Ira Nation bariho namba zanjye. Biroroshye ko waza kwamamaga ngo King Ira cyangwa se GB ino nkuru mwakoze mu bindimo kano cyangwa mugenze gute ukuna ngo nshaka kubijya hanze tukabikora. Hariya twatangaza inkuru ya nyayo kuko nagutangaza ibinyoma ariko ikabangamira uwo tuyitangajeho. Yego mbone no kubabwira yuko rega ntago twahisemo kwitereka twenyine n'abafite icyo batangaza ibyo bashaka gupromotinga cyangwa se kwamamaza ni karibu kuri zicano zose asigaye tugafatanya kugira ngo abanyarwanda barusheho kunezerwa n'imyidagaduro tubahereza. Reka rero mbashimire kuba babanye natwe mu kiganiro twari twabagenewe uyu munsi. Bakande subscribe, comment, like and share. Njya mbibutsa gukora ukazogera ko ari ikintu cy'ingenzi kuko bikugira uwa mbere mu kubona inkuru isohotse ako kanya. Reka bambwire ngo ikiganiro nakagaruka. God bless. Iki kiganiro ngenda gikatamo kare. Kuko urumva